iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ruvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Mwaramutseho neza nshuti bakunzi, aho muri mwese, abarimo gusenga, abarimo kuririmba, abarimo gutekereza ku bintu byinshi bitandukanye, ndetse by'umwihariko namwe abari bategereje ijambo ry'Imana. Nk'uko mubizi, twihaye gahunda yo kuganira ku bwenge buri mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani nicyo n'uyu munsi wa none tugiye kurebamo, tukareba ku ngingo ivuga ibintu bine bidahaga. Ibintu bine bidahaga. Kandi ibi bintu ndakwinginga ngo ubifate mu mutwe. Biri mu migani igice cya 30 umurongo waho wa 16. Ibintu bine bidahaga. Imigani igice cya 30 umurongo waho wa 15 ndetse n'uwa 16. Ariko reka mbasabe munyihanganire, tugaruke inyuma gatoya duhere ku murongo waho wa 11. Bibiliya irambwira hano kuri uyu murongo wa 11 ngo hariho umuryango w'abantu bavuma basi kandi ntibahe ba nyina umugisha. Hariho umuryango w'abantu biyita intungane kandi batuhagiweho imyanda yabo. Hariho umuryango w'abantu bariya bagira amaso y'ubwibone, ijisho barikura mu gihene. Hariho umuryango w'abantu bafite amenyo ameze nk'inkota n'ibijigo bimeze nk'ibyuma byo gutsemba abakene mu isi n'indushyi ngo bazikure mu bantu. Umurongo wa 15, umusundwe ufite abakobwa babiri bataka bati mpa mpa. Hariho ibintu bitatu bitagira igihe bihaga, ndetse ni bine bitavuga biti birahagije: imva, inda itabyara, isi idahaga amazi, aha wavuga nko mu butayu, n'umuriro utavuga ngo mpaze inkwi. Imana yacu idufashe kandi Imana yacu tugirire neza. Urebye kuri iriya mirongo ibanza uhereye ku wa 11 ukageza ku murongo wa 14, Bibiliya hano iri kutubwira ku miryango, ariko iyi miryango cyangwa se iri tsinda ry'abantu rikaba ari itsinda rivuma base, rikaba ari itsinda ridaha ba nyina umugisha, cyangwa se ritavuga riti mama Imana imuhe umugisha, yarakoze kumbyara, yarakoze kumpeka, yarakoze kunyonsa, yarakoze kunyitaho. Aba bantu bakaba batigera bavuga ibyo, ndetse aba bantu ngo biyita intungane kandi batiregeze buhagirwa imyanda yabo. Aba bantu ngo bifitiye amaso y'ubwibone, ngo amaso yabo bayakura mu gihene. Ndetse aba bantu ngo bafite amenyo ameze nk'ibyuma, bafite amenyo ameze nk'inkota, bafite ibijigo bimeze nk'ibyuma. Mu yandi magambo, aba bantu bafite umururumba, bafite niba nabyita ishyari, sinzi uko nabivuga, ariko icyo bagamije ni ugutsemba abakene mu isi. Donc barashaka kurya abakene, barashaka kurya indushyi. Abo bantu barahari, kandi abo bantu ngira ngo ndizera ntashidikanya ko ari bo Bibiliya igiye gutanga ishusho yabo muri uyu murongo wa 15 ndetse n'uwa 16. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, turusheho kumva neza ishusho y'icyo Imana iri kutubwira hano. Igihe Imana ivuze ngo imva ntihaga, ntabwo ihaga. Iyo umuntu avuze imva, twibuka abantu benshi tuzi bagiye bava mu mubiri. Twibuka abantu benshi twasenganaga, abo twaturanye, abo twakoranye, abo twabyirukanye. Abantu benshi batandukanye bagiye bapfa, tugashyingura.
ariko ntabwo imva yigera ivuga ngo birahagije ndahazi. Mu yandi magambo hano imva dushatse twavuga ko ari urupfu rwahereye kuri Adamu ruramutwara rugera kuri Eva ruramutwara rujya kuri ba Mose rujya ku bantu benshi batandukanye ndetse rujya ku beza no ku babi, abagufi n'abarebare, abazungu n'abirabura, abakene n'abakire. Urupfu ntabwo rutinya abantu, ntirurobanura ku butoni, ntiruhaga, ntirwigera ruvuga ngo ndarambiwe birahagije. Umugore utabyara ntiyakwigera avuga ati kutabyara biranyuze, biragoye, kuko ntabwo ari ibintu byoroshye. Umunezero w'umumama ni umunezero udashobora kugereranwa n'ikindi kintu. Ndavuga wa munezero umumama w'umutima aterwa no kuba atwite, akabyara, akonsa, agagira umwana we, akamureba ari gukura, akamureba amusekera, akamureba ibihe byose. Icyo gihe uwo mubyeyi umunezero aterwa n'ibyo ngibyo ntabwo ugereranwa. Ariko kandi ntabwo ndi kuvuga yuko abantu batagize ayo mahirwe yo kubyara batanezerwa. Imana ni igitangaza. Imana itugirira ubuntu, kandi igitangaje nuko nta kintu Imana ishyira ku muntu, by'umwihariko abayizera, adafitiye ubushobozi bwo kwihanganira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari akantu gasigara kadashobora kuzuzwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ko kumva yuko uwo mubyeyi atabyaye. Iyo atabyaye ahorana kano kantu katuzuye, aranezerwa akagira gute, ariko akiri muri uyu mubiri. Niba akijijwe hari igihe ibyishimo bye bizuzura. Mana yacu tugirire neza. Ariko uyu munsi wa none kajya kaza kavuga ati iyaba rwose byari bimeze gutya, iyaba byari bimeze gutya. Ariko Bibiliya nk'uko yabivuze iravuga ngo inda itabyara. Icya gatatu ni isi idahaga amazi. Hano ni ukuvuga mu butayu, isi idahaga amazi. Ujyanye amazi nubwo yaba angana iki ukayamena mu butayu, ni lazima wakongera mwandi, ukongera mwandi, ukongera mwandi, ukongera mwandi, ugakomeza ukamenamo, ntabwo hakwigera hahaga amazi. Kubera iki? Ni mu butayu. Umuriro ntabwo ushobora kwigera uhaga inkwi. Uramutse ufashe inkwi utekereza ko ari nyinshi cyane, ziri ahantu utekereza uti ni hanini cyane, ukazishyiramo umuriro, mu gihe kitari kirekire watangazwa n'iby'umuriro wazikorera. Ndetse wakongeraho n'izindi nazo bikabuko, ugatangazwa n'icy'umuriro uzikoreye. Urazitwika hagasigara akavu gakeya cyane kadafite aho gahuriye n'ingano ya za nkwi. Ukongeramo bikabuko, ukongeramo bikabuko. Ntabwo umuriro ushobora kwigera ukubwira ngo ndekeye aho gutwika. Ni nako bano bantu twasomye haruguru bameze. Aba bantu bavuma base, aba bantu badaha ba nyina umugisha, aba bantu biyita intungane, aba bantu bagira amaso y'ubwibone, aba bantu amaso yabo bayagejeje mu bihene, aba bantu bafite amenyo ameze nk'inkota, bafite ibijigo bimeze nk'ibyuma, biteguye bahora bashishikajwe no kumira bunguri no guhekenya abakene n'indushyi. Aba bantu ntabwo bahaga, ntibahaga. Mwene magambo, abifuza indamu mbi, abifuza indonke mbi ntabwo bigera banyurwa, ntibigera banyurwa habe na gatoya. Kubera iki? Kuko inda zabo zirarangaye, ni nk'imva. Kubera iki? Bameze nko mu butayu. Ntabwo wabona amazi umenya mu butayu ngo ubutayu buvuge ko butazongera kuba umusenyi, ahubwo bugiye gutoha bukazana ibimera byinshi byiza bitoshye nk'ahandi hose. Ntabwo byashoboka. Nta kintu waha umudamu utarigeze ubyara ngo wuzuze cya kintu cyangwa se cya cyuho afite.
aterwa no kuba ataribyariye umwana ngo amwonse ku bibero bye. Umuriro utakwigera uvuga ngo uhaze inkwi ugereranwa n'inyota cyangwa se n'irari no gushaka kw'aba bantu kurya abakene, no gushaka kw'aba bantu kumira bunguri indushyi. Hari abantu batagira impuhwe kuri iyi si, bumva bashaka kurya abakene, bumva bashaka kurya indushyi, bumva bashaka kwikubira iby'abandi ndetse by'umwihariko iby'abakene. Imana yacu itugirire neza kandi Imana yacu idufashe. Icyama ntube umwe muri aba ngaba. Kubera iki? Kubera yuko nk'uko Bibiliya ibitubwira neza hano ku murongo wa 17 w'iki gice, Bibiliya tubwira ngo ijisho ry'useka se akanga kumvira nyina. Umva, wa mwana we usuzugura, wa mwana we utubaha mama wawe, ijisho ry'useka se akanga kumvira nyina rizanogorwa n'ibikona byo mu bikombe, kandi ibyana by'ibisiga bizarimira. Myane magambo, ntabwo umuntu ashobora kwigera avuga ngo azatuka se, azasuzugura nyina, azagenda uko yiboneye mu bwibone, yiyita mwiza kandi ari inyamaswa, afite amenyo ameze nk'inkota n'ibijigo bimeze nk'ibyuma, afite ubushake bwo kurya iby'abandi no kubyigwizaho, hanyuma ngo atekereze yuko azagubwa neza, ngo atekereze yuko azagira amahoro. Umva nshuti yanjye uteze amatwi, ukaba uri mu mwanya waho ufite inshingano zo kureba iby'abandi. Wenda baguhaye akazi ahantu runaka, aho ushinzwe kureba ibintu by'abandi, ndetse by'umwihariko bishobora kuba bijya mu bakene, bijya mu batishoboye, mu ndushyi. Ibyo bintu warangiza ugatyaza amenyo yawe kugira ngo ubyihekenyere. Disi we, menya neza yuko hari ingaruka kandi ntabwo bizakugwa amahoro. Ku iherezo uzarira, ku iherezo uzaboroga, nta mugisha ibyo ngibyo byaguha. Yewe ushobora no kuba wikorera, ariko nyamara ukaba unezezwa no kubona inyungu mu gupyinagaza abandi wita neza yuko ari abari munsi yawe. Hari abantu twavuze ku kijyanye n'ubucuruzi, hari abantu batagira ukuri, twavuze ku munzani ubeshya. Ibyo ntabwo turi bubigarukeho, ariko ndagira ngo tugaruke ku mpamvu ituma abantu bica umunzani. Niba acuruza ibishyimbo, abigurisha wa muntu ubikeneye, ndetse muri ba bandi babikeneye harimo n'abadafite ubushobozi bwo kubigura igihe byahenze. Abo rero ni nabo benshi. Hanyuma wa muntu umutima we wuzuye kwikunda, wuzuye ubwo bugome, agafata umunzani akawica. Kubera iki? Abavuga ati wa mukene naza kubigura ataza gutwara ibyuzuye, hanyuma akagenda akarya gahaga, ntagaruke hano ngo anzanira andi mafaranga, ahubwo reka mwibe, nagerayo akabirya bize kuba bike, agumye asonze, noneho agumye yongera agaruke, yongera agure kugira ngo ndusheho kugwiza ibifaranga, munyunyuze ngezaho adashobora kwinyagambura na gatoya. Ngiyo imitekerereze y'aba bantu. Nyamara Bibiliya iravuga ngo bizabagaruka. Hari ingaruka zikomeye cyane ku bantu batekereza gutyo. Nshuti yanjye, ndakwinginga ngo ucunge neza, urebe neza ko utari umwe muri aba bantu bafitiye imitekerereze, ahubwo urebe neza ko wahindutse umuntu Imana yishimira, umuntu unezeza Imana, kandi ugaharanira kugendera mu ijambo ryayo. Muri iki gitondo Mana, uduhe kunyurwa n'ibyo waduhaye, uduhe kunezezwa n'ubuntu bwawe, uturinde kuba nk'imva, uturinde kuba nk'ubutayu, uturinde kuba nk'umuriro, uturinde kuba nk'isi idahaga amazi, ahubwo Mana uduhindure isoko idudubiza mu bugingo buhoraho. Kandi uyu munsi wa none uduhe kureba
nk'uko ureba tugirire impuhwe abakene n'abatishoboye, ndetse by'umwihariko no mu buryo bw'umwuka. Mwami, tujyane umucyo w'ubutumwa bwiza ku bantu bose, twe kwikunda, twe kwirebaho ubwacu, ahubwo turebe no ku bandi kandi tubagirire impuhwe. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi ku bihe